icyo wanga n'icyo ukunda gerageza ndibuka. Hello guys, inshuti rero mudahwema kudugurikira, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, Imana ikomeze ibafashe mu byo mugerageza gukora byose. Bamwita Cyuzuzo Beyonce photographe cyangwa se umwite umukamezi ukomeye hano mu Rwanda, dore ko akomeza kuba yazamura urwego rwe bitunguranye cyangwa se biteye kuraje, bikaba binatuma abenshi bagenda bamugenderaho, abagenzi be b'abakobwa bagenda bavuga ati nyamaze, ati turashoboye, bagenda bavuga ati caze Beyonce wabashije kuba wafungura inzira za benshi, bamwe bagenda bamufatiraho urugero bavuga ati Beyonce ni wowe wacu, ni wowe wacyu, ugomba kuba wadufasha kandi ukatugeza kure cyane. Dore ko Beyonce nawe agenda atangaza ubuzima bwe uko yagiye anyura mu bintu bikomeye cyane, agenda avuga ati byari bigoye ubwo nasozaga amashuri yisumbuye mu wa gatandatu, ubwo rero nabashije kuba nakora ikintu cyo kuba navuga ati gute nakomeza kurusha mama umbyara, ati kugeza mu zabukuru ze nta kintu umufashije. Ariko uyu Cyuzuzo Beyonce dore ko atacitse intege, yaravuze ati ngomba gukora cyane kugira ngo nzabashe kugira icyo nafasha ababyeyi, nanjye nkagira icyo nakimarira, nkanateza imbere igihugu muri rusange. Nibwo rero Beyonce yagiye mu mwuga w'ubufotogarafe, ariko ntabwo yifuzaga, ariko yaravuze ati uko byagenda kose ngomba kubigerageza nkareba ko byakunda. Ariko Beyonce byabashije kuba byacyamo, navuga ko ubu ageze ku rwego rushimishije kandi ageze ku rwego mpuzamahanga rushimishije, dore ko agenda abyivugira avuga ati uko byagenda kose ntako Imana itageze, ntaco nayishinja, Imana yarakoze. Agenda anavuga ati Mana shimwa kuko ni wowe usumba byose, wabashije kuba wangeza ahantu natatekerezaga, atari ko Mana wambaye hafi, ati mu nzira zigoye, ati mu biza n'amakuba wabashije kuba wabinambutsamo. Ariko nk'uko Cyuzuzo Beyonce yabashije kuba yatangaza amakuru agiye atandukanye, agenda avuga ati uko byagenze rero, ati nabashije kuba nasama inda, ati se byaba byaragenze ute kugira ngo Cyuzuzo Beyonce asame inda, dore ko ubu afite n'umwana umajije kuba yagira nk'umwaka n'amezi. Dore ko Cyuzuzo Beyonce yabashije kuba yabyitangariza, agenda avuga ati nk'uko mubibona, ati njyewe, ati byambayeho bwa mbere, ati nkibikora bwa mbere byahise biba, ati mbasha kuba nasama inda, ati ariko ntabwo nigeze bitindaho cyane, dore ko nabikoranye n'uwo nkunda cyangwa se n'uwo niyumvagamo, ati narabyakiriye ndavuga ati nta kundi byagenda, ati ngomba gutuza nkafunga umwuka ariko nkabasha kuba nabyara umwana. Nubwo agenda avuga ati nubwo byari bigoye, ati ariko naragerageje mu mbaraga zanjye, nabashije kuba nabikora cyangwa se nabashije kuba nahura n'ico kigeragezo. Beyonce rero yabashije kuba yatwita umwana amezi 9, abasha kuba yamubyara, dore ko ubu umwana we amajije kugera ku rwego rushimishije cyangwa se ku rwego rumeze neza, anagenda avuga ati nta kundi byagenda, ati byarangiye biba byarangiye, ati kandi sinicuza kuba narabyaye cyangwa se narabashije kuba
nasama inda itateguwe. Ati reka ati kuko nabashije kuba nabyara umwana wanjye kandi mwiza, ati dore ko mukunda cyane, ati ubu binantera imbaraga bigatuma mbasha kuba nakora ndi kuvuga ati ndi gukorera umwana wanjye, ndi kumutegurira ejo heza nk'uko Beyonce yagiye abitangaza. Ariko Beyonce ibyamuteye agahinda bikanamushegesha yuko yavuze ati inshuro ya mbere nabashije kuba nahita nsama inda, agenda avuga ati nicyo kintu cyambabaje, nicyo kintu mu buzima navuga ati cyabashije kuba cyambaho nkababara cyane, nkavuga ati se mama umbyara we aragira ngo iki, aragira ngo nari icomanzi. Ariko Beyonce nk'uko yabivuze ati mama we agenda abitangaza avuga ati mama ni umuntu mwiza, yabashije kuba yankomeza arambwira ati mwana wanjye humura. Uwo mubona imbere kuri screen yanyu ni mama wa Beyonce, yabashije kuba yamubwira ati mwana wanje tuza, ntacyo uzaba, ati nta nicyo uzamburana. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.